Ako Nyambo ndi umukobwa mwiza byatari nako natashitura abajama nanjye nyine ndashiduka ariko nkashiduka amasegonda make nkahita nibuka ko nabirotaga pa ya bindi nyine by'abantu bakurashinze murabibona. Yes, reka mbashimire bakunzi wa Ibaze TV mwebwe mukomeza kudukurikira umunsi ku wundi, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi. Mwamaze no gukora subscribe, like, mugana sharinga cyangwa se mugasangiza aya makuru bagenzi banyu bamwe mu nshuti zanyu, cyane ko tugaruka ku bintu by'umwihariko bamwe muri mwe bagiye bavugaho cyane cyane kuri comment mugenda mutera ku maposte y'abastari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu munsi rero turaza kugaruka kuri Nyambo Jessica wapostinze ifoto ikavugisha abahungu ndetse n'abakobwa, bya bindi mbabwira ngo hari abahungu baba barakunze abakobwa barapfuye umutima warabaye ibishingwe kubera urukundo rwinshi kandi bagakunda abakobwa batazabona. Ibingibi mubizi nka crush kabisa. Hari ukuntu umuntu agenda agakunda mana kumva bakunze umuntu nyine birenze byatari, akumva bazanahura ariko nyine batanahura tu bakagenda akamukunda mana kumva ko nta n'undi yakunda, none ugasanga umuntu amufitiye n'urukundo rwanyarwo ari we gusa akunda, ari we wenyine akunda yimariyemo ubuzima bwe bwose. Nyambo Jessica rero yapostinze ifoto kuri Instagram ye iragenda ivugisha abantu kabisa, abantu baza kwivamo. Mwabonye ko nagarutse cyane ku mujama wavuze ko yamukunze byatale. Muri comment rero turagenda tugarukaho ni kuri uyu wiyise Jimmy Prosi weravuze ngo ndagukunda vyadanje ndifuza kuyaga nawe. Uyu nguyu uko biri kose ni umurundi. Abantu mwe mw'abanyarwanda mwe ukundi umuntu mutazahurana n'ahantu uzamukora, noneho wari ukubera agafoto k'iki n'iki wabonye nyine kuri platform ye cyangwa se kuri platform ze, haba YouTube, Instagram, TikTok and other platforms, ukagenda ugasara ugasanga agatipe karasaze nyine, cyangwa se ugasanga umukobwa man yarakurashinze byatari kubera umujama runaka ujya postinga undi akamugwamo byatari. Ubundi urwo rukundo man ni urukundo ki? Bantu ko bagakwiye kugira ubwenge nyine, umuntu ukamukundira akazi ariko ibyo bikubizanamo amarangamutima cyane, ni ukwiyicira nyine umutima no kwicira amarangamutima. Kansibu yaravuze ngo cyakoze wifitiye amajingo basi. Majingo na maki ntabwo mbizi, gusa nanjye nubwo mvuga gutya hari udukobwa njya mbona hano kuri Instagram cyangwa se ku yandi ma platforms avuga ati dore agakobwa mana we gusa ujye ko ngiye crash nyigira nk'amasegonda 5 ntabwo byarenga gira kwifuza by'igihe gito nyine bisanzwe. Uyu nguyu yitwa Nzayisenga Polo 1gmail.com5 anace ngo nukuri Nyambo brand Nyambo ndagukunda, ashyiraho udutima twinshi cyane twinshi agaragaza ko amukunda. Kabosi Juno yashyizeho agatima. Noneho hari akantu ngiye nabonye kagiye kubakoraho. Ubu ngubu haje photo lab, umuntu ufite isura ikanganye ashyira muri photo lab ibintu bikaba fresh. Ubwo rero hari igihe uzakurashinga ku muntu runaka kandi nta n'ibirenze by'Imana mwazahura ugatungurwa. Kabosi hano yashyizeho agatima n'utuntu tw'ikiganza n'iki, buriya yarakurashinze nawe ndamubona. Hari abantu bagiye bakurashinga. Uyu yitwa Jimmy Prosi yaravuze ngo icyakoze niwe wagarutse kandebe fresh, ati cyakoze uri mwiza pe. ngo nawe yarakurashinze kwandika umuntu utera comment kabira aba yaragukunze byatari. Kimwe gusa ndakwikundira, please let me discuss for you because I love you. Ntabwo muza discussinga sha uzakurashinga ubyimenyere. Bamwita Tite na Himana 016 yaranditse ngo akana k'iwacu mu mataba ko kaba kari guta abantu mu gihirahirora. Arume uyu nguyu ngo wasanga avuka hamwe na Nyambo
Ako Nyambo umukobwa mwiza byatari ako natashitura abajama nanjye nyine ndashiduka ariko nkashiduka amasegonda make nkahita nibuka ko nabirotaga nkahita mpaguruka. Jolama Nkubana yaretse ngo so stunning dear shyiraho udutima no tugera bindi nyine by'abantu bakurashinze murabibona. Nzajya mbatamaza mwandika, hari abantu bagenda bakandika bakagira ngo ntabwo tuzabibona. Ibaze TV tuzajya tubyibazaho niturangiza tuze tubisomere ku karubanda. Kwa kundi bumva ko abantu batajya gusoma mu message zawe zibona wowe wabyandikiye gusa. Umva bro, uzatera comment tuyibone tuze tukwandagaze kuri Ibaze TV. Molaxin iki kizina kirananiye we yaranditse ngo wow so beautiful yungu yaranditse ngo love bamwita Hussein. Uyu yiyise ni Hussein wagarutse nawe yarakurashinze. Ateye comment kabiri kuri aya mafoto aravuga ati ewana cyazuri keza. Yaranditse ngo beautiful ashyira udutima twinshi n'ibintu by'imiriro ukuntu. Niyo nzima yaranditse ngo kaheri Gwebasurati Nyabitare yacu sha kwififi. Umva ko ndi w'imihanda ururimi rwa rurananiye. Uyu we diro post reka tumwire ngashyizeho udutima, uyu abantu b'udutima reka tubirengagize n'ubundi dutima tuba tuzi ko badufite. Really Govin yaranditse ngo Jessica afite gahunda inyarugenge kabisa. Bwise collection yaranditse ngo umeniwuwa. Iki ni igiswahili ntabwo nizi igiswahili, mwihanganira abantu baza aka kantu muhite mundabura muri comment. Salvatore kane yaranditse ngo let the universe know you are beauty. Uyu mukobwa ni mwiza yavugishije abantu byatari. Uyu nguyu yitwa Irankunda Hilo yaranditse ngo ukilala unaka mutamu kweri. Yashyizeho ibintu by'imiriro n'ibiganza simugarukaho. Uwo twagarutseho cyane ni uyu nguyu Iridefonse Sindayiga we yaravuze ngo ariko Nyambo Jessica kuri picture ya gatatu washakaga gukora he? Iridefonse twumvikana ahantu yashakaga gukora harakureba ko mureba mukareba n'ibidakenewe. Yego ni imyidagaduro, ugomba gushyiraho amarangamutima muri comment, ariko ahantu nashaka gukora ntabwo hakureba. Uyu we yashyizeho bindira ry'u Rwanda ni from Rwanda birumvikana bamwita Nshimiyimana n'indi mibare ntaragarukaho. Uyu nguyu yitwa Lahonahi Magangani aretse ngo I come to Rwanda honor for you. Uyu nguyu ibi ni crash bana barasaze kubera nyine amafoto iki n'iki akoze nabarenganya nanjye mbabona ntazi. Uyu nguyu yanditse Brani Denshon ati oyalata uri mwiza mama njye mbambona uberewe no kuzabana n'umunyamurenge utazagutesha umutwe. Uyu ninde se? Usimuzi kabisa. Uyu yanditse ntabwo bisobanukiye fresh. Uyu yashyizeho ibintu by'imiriro huzo reka tugute huzo na mujye mwandika ibintu kugira ngo tuze kumenya amarangamutima yanyu niba ufite crush cyangwa se utayifite. Robert we yaranditse ngo this indicator to self sufficient. Murashona cyane. Uyu nguyu yitwa Byose J yanditse ngo cyakora urakeye pe. Mujyamo yitwa Nopu n'indi mibare yanditse ngo uri mwiza. Nyambo ni mwiza nyine, ni umwe mu bakobwa mu Rwanda bakina sinema bakunzwe cyane, uri hit muri iki gihe. Hari n'undi muhanzi ari kurisha hit kabisa nyine ewana ni kigaragara ko ari hit byatale. Uyu nguyu yitwa Maniriho Didier wanditse ngo do you have a boyfriend? Uyu nguyu afite crush nawe. N'abanyarwanda mwe ibi ngibi ntabwo nabarenganya crush, ariko ewana mwayigira mutayigira muzahura n'ibibazo by'amafoto abantu bagenda bashyira ku mbuga nkoranyambaga, ariko nawe utaho comment kuri Ibaze TV mitambigaruka. Uyu nguyu yitwa Capcom yanditse ngo you hate all human that what I been see in your eye billion not fake and be able to handle the process. Uyu nguyu yitwa Anu yanditse ngo urasa neza kabisa. Betty Nsanza baganwa yanditse ngo urasa neza kabisa.
uyu nguyu yitwa Jolie ati nyambo inbox nkubwire please. Uyu nguyu ni umukobwa barakanashaka kumurabura, ifoto ni nziza nta muntu utasaza. Ubwiza gusa bamwita munyange yo clever. Uyu nguyu yitwa tugira inshuti David ati ngo nkunda nibikurimo bikibi muri mase kandi ibintu byo mwimbere rero ubuzanyemo nawe David ntago biba ari sawa. Uyu bwarandika ngo uruwisi ikeneye n'undi ni David ugifite ibintu by'ucrush kuntu ati ndagukunda sana ngwewe azanasara. Undi ati VP bamwita Binigaba izina rirananiye ntago namenya ibintu byose nibyo byari ibyo. Nibaze TV nizere ko mukomeje kugubwa neza. Bye wenda bakunda sana, mukomeze mukora subscribe, like and comment. Ciao ciao. Audio Jungle.